se man wazankoreye igitangaza basi ukanyereka papa wanjye wanyawe ko niyo yaba umugome atagira ubugome nk'ubwa mama ko ndakwinginze mfasha babaye bamuzane papa wanjye wanyawe kuko niyo yagira ubugome ntiyagira nk'ubwa murahaka wagira ngo ntazi kuva igiseke hano. Niki kikwezi kutansubiza wabaye wicaye imbere y'amateleviziyo watuje uhindura uri kurizwa niki guharya ngo ndi umugome uretse urashireho ubugome bwanjye ngo ndi umugome meze bite pasi Fresh ganza yacamuse shani koro gake gake mu ngwanje shaka wabuze cyane se man shani ibibazo birebire man warabuze sinye kubona no kugufatisha kuri telefone bisigaye ari danje pe man ibibazo birebire dore we naguze ibintu babyarambayeho barakwamye gutyo bimeze bite se mwana ahubwo se iby'akazi wa mugani bimeze bite ese umeruka ndyoshye man ndabizi mfite ibiceri ndyoshye abana biza nimena abana biza nimena ko ziracyakunda ibyana nka kera bro ariko nyine byaje kurangira nabi man byose byagenze gute urumva ngiyewe uriya we naguze kata kuntu zo zimeze ngiyewe nakoze nk'umuhungu man urumva rega iri kuvugira mu masirenge ntago napfa kwamenya wakoze nk'umuhungu mbwira nari urumva ngiye nakoze nk'umuhungu naje ninjira umuryango nyine umeze neza urumva ngiye nitirira umwana wawe ariko umwana wawe nyine akaba yari yaragiye hanze tu ndabyumva biza kundangirana nabi bro nararaburije man ubu ngubu ndi imihanda ndimo ndahiga nabuze n'ijana subizwa nayo nyoboye ngo ndi umugome umwanya wamaze uri kwivugisha ngo ndi umugome buretse ndaje nkwereka ubugome bwanjye nzagushyira hose uyagiye umenye ko njye nawe nta yindi gahunda dufitanye nubwo nitwa ngo ndi nyoka ariko umenye ngo iso ibyo yankoreye ni wowe uzabyishyura urumva sinzongere kumva hari umuntu nzibeshya kumva hari umuntu n'umwe wabwiye ngo ibi byose bibaha ngaha cyangwa ibi ngibi byose bikubaho uzaba ureba urumva bite ni byiza uri hano abantu bagiye ntabwo hano ubwo wowe urashoboka ko usanze abantu bangaha bimutse ko ndabona nakuzi gusa reka nkurebere mabuja wenda aze umuvugisha hanze hari umuntu bashaka mabuja mubwire ngo ndaje wow niwe mushyitsi bavugaga amakuru ni meza yego ameze neza amasomo yagenze neza nuko wazanye amanota meza yego rwose nayisumbuye ndayashoje ubu ngubu yego niteguye kujya muri kaminuza none se ukoresha ko mbona ntabwo uzanye ko mbona ufite ako gakapu gusa rwose mbabara yego nyine ibikoresho byari bishaje hano mu rugo urabizi nta kintu cyiza nabisize ku ishuri gusa ubu nari kusanga indobo ngamatera ngavarize mbabara rwose tubabarira ntabwo nari kubivamo rwose
nta kibazo mwana wanjye, ntacyo urangije amashuri nicyo twashakaga. Yego mama, gusa nari mbakumbuye. Ndabizi twarahuye urambwira kuri kampani byarangiye nyine kiza cya munara kubera banki mwana. Ahubwo birangira no higuzwe nande na wa mugabo. Nashyize ku isoko mwana, si ubyumva se? None se yaje kugura, none se washyize ku isoko uza kugurisha, hari n'udufaranga abonye bose basi cyangwa mani bazi ko nyine banki byose yahise nasanga njye nta n'ijana mfasheho urumva, ariko nyine nta kundi nyine mwana ubuzima aho bujyanye se wabigenza utese, ntacyo nahindura aho mwana. Ndumvise yarakwikaragiyeho pe. Wibivuga mwana, wibivuga. Bajyaga bivuga ngo isi irikaraga ikanicurika, simbyemera ariko ubu ngubu umaze kubyumva tu. Ni story ndende mwana. Ahubwo se mwana bro, wese byifashe gute? Natwe tugukumbuye. Hano se bimeze ute? Natwe turamahoro. None se mama, amakuru ya musaza wanjye? Musaza wawe mwana wanjye, urabizi ko akunda gukora cyane. Amaze iminsi yaragiye mu kazi, yagiye mu butumwa mbese mu kazi. Ntugire ikibazo azaza kuba nyuma y'amezi abiri, azaba ari hano muzabona. Kuri ntugire ikibazo. Ariko nawe ukunda musaza wawe. Cyane mba naramukumbuye ntabwo wabyumva. Oya uzamubona rwose igihe gito nk'amezi abiri. Reka tugende tujye mu nzu, ni karibu rwose nta kibazo. Nanjye ni neza ibintu ni amahoro, ariko ndi kwibaza ukuntu wari uyoboye sibyo muri kampani ari wowe pasi izo nzozi none iyo nzigarutse ku bana beza birankanga mwana, mba numva ari nightmare byadanje. Ese ubwo ubonye abana beza mu muhanda none ubifata ute? Kwako bareba se ndacyabikora mwana, reka ako ni narabikubwiye, ikinyoma ntabwo cyicara ku ntebe igihe kinini, narabikubwiye. Ako bro ntabwo twabanye nabi, nuzajya ubona nituraka ujye ndabura ndi mwana. Ntari nzakubwira uko ibintu bimeze, gusa nimero yawe ugerageze uyishyeho. Oya ni call man. Okay, ntari ubwo tuzavugana. Nigire hari imbere gatoya. Hahora n'icyo wa muntu umeze neza ariko bakubwira ibyabereye iwacu ntagahoma munwa. Kihe kibazo se kandi none cyawe? Uzi wa musaza wanjye umwe uzi nyine mukuru. Yaratwitiriye ntagarura iwacu. Yagira ngo akunda turyo twakikosa. Wese biza kugenda gute? Wahora n'iki? Baramubajije, wanyawe yaramubajije. Yabajije mukecuru ati se yigeze bahemukira? Wapi? Se yigeze bakubwira nabi? Wapi? Mukecuru asubiza ko yitaye ku muryango neza nyine baramuka arigenda. Mwamufungije? Baramuretse nyine koko bumvishe ko yitaye ku nshingano z'urugo bisanzwe nk'umuhungu mukuru mu rugo bamwitse. Muratangaje. Ikintu gihanirwa n'amategeko murakicarana gute? Nese ari ikibi yakoze? Bafungisha umuntu utarakoze ikibi? Mama umeze ute? Ni hafi aha. Muri kunywa? Amazi. Kazi kureba. Ndimo kuza. Ndimo kujyayo. Yesu we!
agakapu kanjye baragatwaye we ubu se na bya mafaranga yanjye yari arimo koko ubu ndabigenza gute koko mana nyagasani we aha iki wenda yaba yarakoze nuko yadamaraye mu mutungo w'abandi gusa namwe mwaramuretse nyine nase bigende gute ese nanjye mukecuru ko atemera ko ndi wenyine ntavuga iki nitoreje nyine komenya urarwagera ko baruhambye mu aha rero nta kibazo akiturije muntu nk'ubwo hagize nk'utambuka akumva izo nkuru ko n'inshiji zumva zavuga ko none uwo munsi bandaza mu muntu uza mu irembo babyita kurenzaho ahubwo se kuteka kudusura bimeze bite ntabwo iyo wajya kuza mu rugo ukanganiriza nkandi irungu rigashira nkakubwira n'utubazo nifite nkumva meze neza we nawe waranereranye wanze rwose ariko nzaza ngusure nanjye ari imbere gato muri iyi minsi ndaza kureba saha rero nanjye reka nigendere ngiye kureba ubu nagiye kureba share ko mwana uri kurya pe aha murakoze shaza urimo fresh kabisa nari nyine ko tuzavugana Yesu mwami y'amafaranga yawe kugura amazi shaka nyihanganire kabisa niba nabona uburyo nari kubigenzamo nagombaga kumufasha akira rero mbabarire kabisa akira nese ubu byari ngombwa kwifashisha n'ibindi bintu amasaha yo kujya mu kazi yagereyeho ntiyara murakoze cyane hari ikintu uri kwibuka ni hano cyane Yo, mzee brother. Wakila wazalendo. Fresh. Yako mwenye sana wachiye mali kaza. Ibintu byambayeho ntabwo bizi mani. Shabyo rero mani ibintu byambayeho ni inzara. Abona mbona kwa mimi imihanda. Hano kamaze gutatu. Umuhungu wanjye nsigaye mba nkwamenya imihanda se nk'abandi bose nta rindi kukana mfashe mani kuba kirimo inyungu tuzi yesu uzizwe ibyanjye byose ari ubukuru urabizi ko niyite mani uramukaritasi mami yaramishije birafunga ikintu cyose nagihinze yanze kundirira amashuri nize magendo mani buriya kugira ngo mbone agapapuro shase shamwana byoreye mani byose wamfashe mani waba ufite imiteto yo kwiga twitwarara mu mfashe mani mani sheri wanjye wowe sheri wanjye si umufite mani keza muzi niwe bari kumwe mani baba wimbwirije boro mani keza niwe bari kumwe babajya basohoka bari mu Gisenyi bakaryoha bimeze neza wowe uri aho ngaho barigenda inyibukije uriya mubebe mba numva ari nko kumpamba ndi muzima tuko uriya mubebe mani barakundanye ariko mukunda byatanje ari inzara ariko kurikira nyine ubuntu bw'ubuceri ifungwa mwana amafaranga ni mabi bro ntuzayizere nanone Keza amakuru se mwana meze neza kuri wenyine se musaza wawe yagiye sinzi ahantu yagiye menya ari hanze se igihe umaze ko ntacyo ubumbwira ko mbona wakuze ntacyo yibwira nta musore urabona ugutereta ngo mbe ngorora imihogo ko ngiye kuzamera icupa nibura ntabwo byabura okay mva rero Keza mwana wanjye ubu maze igihe nshaka ko hari ibintu tuganira ibintu by'abantu bakuru
by'ibanga ariko kubera ko nkwizera nk'umwana wanjye mbagira ngo nkuganirizeho. Ubu maze igihe mfite ikintu cy'ipfunwe mu mutima wanjye, ariko nkabura aho mera mbikuganiriza bitewe n'ibyo nakoze. Umusaza wanjye we warabimubwiye? Oya, ntacyo ndamubwira. Umusaza wa Dara yarananiye, banjya nkuganirize nk'umukobwa wanjye w'imfura nizera kandi nzi ko ugira ibanga. Ariko abantu ntibazi ko igihe twamaze dufunze twigaga uburyo tugomba kubana n'abantu neza, ndetse n'ibyo twakoze ku buryo tuzasaba imbabazi abo twahemukiye twasubizana ibyabo. Ariko hano wanjye ikiniga kiba kinyishe bitewe n'uko bizakubabarira. Gusa ikimbabaza cyane ngira ikiniga cyo kuba n'isoni z'ibimwaro z'ibyo nakoze, kuba nagira mu bandi bantu ngo tuganire byambereye ikibazo gikomeye cyane. Ariko nanone nkongera nkigiramo icyizere cy'uko nibura kuba wowe warabashije kuba warambabariye, kuko nabonaga umujinya wari umfitiye, ariko kuba waremeye kumbabarira kubera ibyo nakoze we nk'umwana wanjye. Atuma utamenya umuntu ugukunda by'ukuri Mana. Ubu ngubu iyo nza kuba nyine twarahuye meze neza ubu ngubu ntabwo wari kumbona gutya ngo nabyitiranye. Gusa Mana, uvajemo keza bwo ndacisha makeya ntarebe turumvikana, nta kintu ari bugufashe kugira ngo ubone amakuru. Ushaka gukorera imitungo y'abandi hasi ubwo urabona byanyamuzengera wishakisha uburyo bisubiza neza. Iyo ikintu kirimo keza nanakitanga yewe ntanata n'agato bice mu nzira ushaka zose, ariko Mana bisubiza neza. Bro, uri keza aho n'umutwe nawe wasiga kabisa, kuko uriya mubebe nibwo ubuzima bwanjye. Mana, iyo najya ndarira ibijumba n'amazi ariko mufite iruhande rwanjye, nibyo byishimo bya mbere kuri iyi si. Kuko ubaho namufite rwose shana nta buzima uraburaga Mana, kandi bamfashe Mana nk'umuvandimwe Mana. Bro, uzi ko ahantu twize simfite namba yawe se? Ibyo byose ni kuri phone tu. Reba kandi sirenge uzi ko nari neza cyane. Bro, iriya mitungo ariko bizavuna, ariko ntari bizacamo ndabizi. Njye Mana nzakurabura kuri phone mu rwego rw'izavuna. Aribe tu bro, simfite phone yawe se? Cyane ari mva Mana, ubwo tuzavugana Mana basi. Ari nanjye reka mbemejeje hano bro. Aribe ako nzabikora Mana, nzabikora. Keza agarutse byaba ari byo byiringiro byanjye kabisa. Umva nta kibazo rwose, mba numva ngaruye icyizere mu mutima wanjye ko n'abariya bazambabarira nkongera nkasubira mu buzima busanzwe nk'abandi bose. Aya bazakubabarira ntabwo bakwiye. Birababaje uriya, ariko sinzi ikintu uzamfasha kujya unganiriza ukanyenyera. Igihe rega namaze ni kinini naganira namwe bana banjye nabasize icyasha, ariko ujye wihangana rwose. Nzi neza ko biriya bizarangira nkababarirwa nkongera ngasubira mu buzima busanzwe nk'abandi bose, ku buryo nzajya nyarukirana hariya kwa Steven nkafata agacupa nk'abandi bose nkicarana nabo tukaganira. Ariko mba mbona musaza wanjye atabyitayeho. Rero uriya musaza wawe dore yaratunaniye, kandi biriya bintu ukuntu bafatisha se wagize ngo sukuza bakamugurira inzoga, bakamugurira ibyo bitabi, bahamara kubona yafashwe bakamushyiramo ibintu by'ingengabitekerezo. Kandi uriya mwana sinzi ikintu nzamukorera, ariko uzamumfashe tumuganirize, uriya azajya agenda ahinduka gake gake. Ko mumfashe nka mushiki we. Ndamubwira kuko ngiye ndi kumubwira hari ibyo mubwira kumvamo gacyari wenda nuko twenda kungana. Nibyo. Reka nkwereke ikintu tuzakora rero. Tuzamuganirize abireke, kuko iyo baje bakamuha amafaranga akagenda akagura ibiyobyabwenge, iyo ageze mu isantere ahura na bagenzi be bari mu rungano nabakabagurira bakaganira nabo, akagenda bashyiramo bya bintu bamushyizemo buryo, ugasanga ibintu by'ingengabitekerezo, ibintu byo kwanga u Rwanda byakwirakwiriye mu rubyiruko rwose, kandi kubahindura byaba ari ikibazo. Mva rero Keza, ukomeze umumfashe musaza we naza umubwire agabanye ibintu by'ikigare. Ndumva inka zabira, kamanze njye kuziha ubwatsi, ubwo nazi uhita umumfasha, sibyo mwana we? Naho komereza aho ndaje umumfashe turi ko twazaba icyo gukora kubereye.
bite bro? Meze bite? Meze bite mu? Ariko se iyo ubona aya masaha urimo uranywa ibiyobyabwenge koko, urumva bizakugeza ku ngo somye? Oya hafi. Hanyuma nyine reba uracyari umusore uracyari mutoya uraramukira mu biyobyabwenge ukabyirirwamo urabona agaciro kabyo ari kutangurira se shaka ko ntazi naho unywera. None se urabona ubuzima bwawe nyine se urabona hazaza hawe arahawe. Cyampaye ubundi urava urajya he? Izi nzira zirajya he? Izi nzira ndi kujya mu rugo. Ariko nawe turahahuriye ahubwo uri kujya he ko ndeba ukomeje inzira zawe nkakomeza izajya ikibazo. Ariko wakagombye kubanza ukanyumvamo gakeya. Banza unyumveho gake basi. Urangurira icupa rero. Urareba aho rigeze? Urareba aho rigeze? Oya aho rigera ndahabona ahubwo zana. Ngaho nteje igihe uraregura. Oya ahubwo reka nkwereke. Ahubwo kugira ngende kugure sibyo? Ahubwo ni irimo twayimena ahubwo ukayoboka inzira nziza kuko ibi nta kintu byakugezaho. Nk'iyi ngiyi uri gucamo. Oya na wanyumva banza untege amatwi unyumve nicyo kibazo cyawe. Okay. Reka nkubwire rero ufite kumbwira icyo umpagarikije nk'igendera cyawe. Ngiye icyo nshaka kukubwira no kwareka ibiyobyabwenge nshuti. Okay. Wareka ibiyobyabwenge sibyo? Inama yawe nayumvishe ndabireka. Se ko bimeze? Reka nkubwire. Kare ntuzongere kuntesha igihe uba wica mudu. Uzinga abantu bayinywa. Emwe mfura sha. Ntabwo inywa abantu. No. Fana. Wabyumva imfura. Uburi imfura mu muhanda uri. None ubu si wabunyendereje uri kugenda ugwa mu muhanda njye ariko ndi kukubwira ibiri ukuri. Wareka inzoga ukaziva. Akagumana ukuri kwa. Mwese basi urabona ibyiza byo kunyuza. Nyine wabanjije ukanyumva basi. Urefuza iki? Ndashaka kwareka ibiyobyabwenge. Uranzi? Reka ibiyobyabwenge. Uranzi? Sinkuze ariko utwana kwibwirana. Okay. Uyu munsi nta mwanya mfite wowe mfasha. Ukomeze nanjye nkomeze tuzaba twibwirana. Ubuta nta kibazo rwose uwamfasha. Uza amaherezo y'ibi bintu. Ntabwo unywa inzoga. Banza unyumve. Uza amaherezo y'ibi bintu. Ndagucaho nigendera. Ntago ncaho kuko ahubwo no mu rugo baragucayo. Cyampaye nka rero. Yaha. None kure kunyerereza. Ngaho banza unyumve. Kurimo kunti. Ntago ushaka kunyumva. Okay, ngaho ubu. Nyamara iminota ibiri. Ndayiguhaye. Iminota ibiri ariko ntundi. Iyi nzira uri kunyuramo yo kunywa ibiyobyabwenge. Sibyo? Ntakeza kabyo. Ariko urashaka iki? Reba mu muhanda hose waje. Nakomeje kumva uvugira ibiyobyabwenge ubimbwira mu mutwe bintarinjereri. Nagusaba akantu. Nta kibazo mbwirana. Okay. Nama ya mbere ufite barumuna bawe? Danda bafite. N'abakuru bawe? Bose barahari. Uzagenda ubibaceho ngenda kwiyama. Wabyumvise? None niba wanze kunyumva. Nimba utanywa inzoga ntaho zinywa. Banza unyumve.